Murakoze. Amazina yanje nitwa Shukuru Sabine cyangwa se Shukurani. Nkaba ndi umurundi w'umwongera n'ishwanya byinshi w'abagigi. Data yitwa Gukora Matanure wa Bakanizi Dawudi wa Shakagabo wa Mwimuka wa Mandwa. Murakoze cyane. Izina ryawe rya kabiri izani nkande? Shukuru Sabine. Shukuru Sabine. Cyangwa Shukurani. Ariko ndishimye cyane Sabine. Niwe wa mbere uvuze ibisekuruza birenga 5. Mwamwongera amashidi. Sabine. Wavukiye he? Ku bantu bavukiye mu mahanga, tuvuge mu mahanga tuvuga ni mu Rwanda, muri Kenya, muri Uganda. Ese wowe iyo uko kwivuga ni wowe wabigizemo ubushake cyangwa se n'ababyeyi babigutoje, uwabimenye gute kugira ngo inspiringe n'abandi batazi kwivuga gutyo kugira ngo babishakishe kubimenya cyangwa se bagira ayo matsiko? Murakoze cyane. Icyambere byose mbikesha ababyeyi no kuba mpagaze hano nuko banteye ishema bakambwira ko nshoboye, hamwe ngiye nacitse intege kampa courage yuko ngomba gukomeza. So no kuba nzi kwivuga bigeze ahangaha nubwo atari cyane, ariko byose ni ababyeyi nibo mbikesha, nta wundi no ku ruhande. Urakoze Sabine. Ese uri umwana w'umukobwa w'umunyamurenge wigiriye icyizere kandi n'ababyeyi bashigikiye, nawe ubwawe buriya umuntu bamushigikira ariko yabanje kwishigikira. Ese ubona ari ukubera iki abana b'abakobwa b'abanyamurenge tutigirira icyizere, ugasanga ikintu cyose uri kuvuga ngo mama ariko utabimubwiye ukihakanira, uguhakanira ahari? Niki kibitera? Icyambere twamaze kwishiramo ko ibi bintu ari iby'abantu bandi mahanga cyangwa arandi moko, ariko mbere na mbere twese turashoboye. Ntawe iki gikorwa cyatoranyijwe ngo ni iby'amahanga cyangwa ni ibyahe, kuko ubwiza natwe turabufite, ubwenge natwe turabufite, ntaco tubuze. Kuba wenda ari ukuvuga ngo ni ababyeyi, buriya wicaje ababyeyi bawe ukabwira ngo njyewe ndashaka iki kintu, mbere na mbere urababwira inyungu y'icyo kintu, bwa kabiri urababwira yuko wowe bikurimo ubishaka, nta wundi muntu ugize uguforosa ku ruhande. So ndumva umubyeyi atakubuza kuko nawe yishimira iterambere ryawe. Ntabwo yakubyaye kugira ngo uzabe mayibobo, yakubyaye kugira ngo umuheshe ishema. So ndumva ku ruhande rw'umubyeyi wamwicaje ukamubwira inyungu z'icyo kintu, ukamubwira ati njyewe ndabishaka kuko zongeza kure n'umuryango wanjye zogeza kure, ndumva umubyeyi atakwangira. Sabine, wowe wagize amahirwe ababyeyi bawe baragushigikira. Ese niki wobwira abandi babyeyi batigeze bashigikira abana cyangwa se bakababwira ko ari uburara bagiyemo? Murakoze cyane. Ubu ntago ari uburara, nta nubwo ari no gushirika isoni, nta nubwo ari iki gikorwa ntago giteye isoni, kizagera kure kandi iki gikorwa ntabwo kizigera kibagiranwa, kizahoraho kandi n'ibi ngibi n'umwana wanjye azabibona. So ni memory tuba turi kubaka. So ku babyeyi wenda bagifite imyumvire mibi, nabamara impungenge mbere na mbere, nkabasaba yuko uko tugira ishaka ryo kugira abana benshi mu miryango, nuko twakagize n'ishaka ryo kugira aho tugera. Nimba ufite abana b'abakobwa 5, ukaba nta mwarimu, nta muganga, nta mushoferi, bose baricaye aho ngaho urabareba, urumva nta shema ririmo. Ariko umwe naba ari umuganga ukaja ku bitaro ukasanga umuganga ni umwana wawe, ibyo ni ishema. So ni gute yagera kuri iryo shema atitinyuye, nawe ukabimufashamo? Njye nuko mbyumva. Sabine, uriga? Nasoje 6 yisumbuye. Urakoze. Rero ngo mubaze ikibazo. Sabine, ikibazo cyanjye kiragira giti, zamurijwe. Ikibazo cyanjye ngiye kubaza, ndakubaza, ese nuramuka utsindiye Miss Mulenge ukagira
amahirwe yo gutsindira igikombe cyateguwe nko muri Miss Mulenge, nuhe musanzu uzatanga ku gihugu cyacu cya Kongo n'abakirimo? Murakoze cyane. Icyo ngicyo kijyanye na proje yanje iravuga kuri education nayiciyemo kabiri, igizwe mbere na mbere n'uburere n'uburezi. Uburere nubwo duhabwa n'ababyeyi, kandi ubwo burere buzahera ku babyeyi. Mbere na mbere ni ururimi, nibi byo kwivuga, umwana agakura ntazi amazina abiri ya se, ntazi amazina ya sekuru, urumva ntabwo aba ari uburere. So umwana yahawe ubwo burere mbere na mbere, n'uburezi bukaza nyuma, urumva byaba byoroshye. Rero icyo nuhindura kuri sosiyete nyamurenge kuri education, kuko ariwo mushinga wanje nahisemo, natekereje ku mbogamizi eshatu abakobwa duhura nazo. Ndibanda ku bakobwa kuko nanjye ndi umukobwa. Nta kibazo kabisa. Abakobwa usanga ababyeyi mbere na mbere, imbogamizi ya mbere ni ababyeyi babuza abana babo gukomeza amashuri, ngo ntawe bizakugeza, ngo ntaki icarure barumuna bawe, icarure basaza bawe, kandi buriya umwana afite inzozi zo gukomeza akagera kure. Mbere na mbere ni ukuvana imyumvire muri abo babyeyi, nkashinga nk'ihuriro ry'ababyeyi cyangwa n'abana bose muri rusange, noneho ukabaganiriza, ukabakansoringa. Njye nicyo nakora ndamutse ngirira icyo cyizere. Icya kabiri, bano bana bava mu mashuri ku bushake. Aba bana bava mu mashuri ku bushake, icyo nje nohindura ndamutse ngirira icyo cyizere cyo kuba nyampinga y'umurenge, ni uko aba bana bazaza bakurikiranwa. Urabona hari ukuntu ababyeyi b'abanyamurenge ubwira umwana ngo uja ku ishuri, ntukurikirane se umwana yageze ku masomo, ntukurikirane se umwana yitwara gute ku masomo. Nk'urugero nje umubyeyi wanje yagazaza buri kwezi, papa kaza cyangwa mama kareba imyigire yanjye, nimba nitabira buri munsi, nimba nta kibazo ngira mu masomo akabimenya. Rero buri mubyeyi yagiye agira iryo shaka ryo kwita yuko umwana wiwe yize cyangwa hageze mu myigire yiwe. Urumva ntabwo umwana yareka ishuri, cyangwa hakabaho ibihano bihana umwana uva mu ishuri, kuko nimba avuye mu ishuri umunyakenya ntabwo azataha. Hano muri Kenya example, hano muri Kenya umubyeyi niwe wenyine uzaho umwana wataha. Umwarimu ntabwo azana umunyeshuri wataha, ariko habayeho ibihano byo guhana abanyeshuri bava mu ishuri kubw'ubushake. Abo bana bazaza batinya ibyo bihano, bigatuma biga babishatse. Icya gatatu, abana babura ubushobozi. Icyo natekereje njewe nohindura ni ukubavuganira. Nk'umubyeyi ufite abana batatu akaba ari bo yishurira, akagabanyirizwaho abana babiri, ariko basi abana bakiga bose uko ari 5. Ndashaka kubaza gusa, uwo mushinga ubonye amafaranga wagikoresha gutegura ngo uzamure uwo mushinga wawe? Murakoze cyane. Kuko birashoboka n'umushinga nuvuga neza ko wabona batera nkunga. Ikintu nakora nakubwiye, nakibanda kuri bano bana badafite ubushobozi. Bano bana ababyeyi babo bakomerekeye ku rugamba, kuko natwe bitugiraho ingaruka. Kubona umwana w'imyaka ingana ntabwo ari kwiga kubera nta bushobozi afite. Nafata nka 50% cyangwa 20% bitewe n'ubushobozi naba mfite, nkigisha abana kuvuna, ariko bakiga. Noneho nkafasha ntabwo bwaba ari ubuntu kuko wabishyura ufite amafaranga tuba twayaguhaye. Nakubwiye mfite ayo mafaranga bitewe n'ubushobozi naba mfite, nafata umubare bitewe n'ubushobozi naba mfite. Yego, ubushobozi nibwo bwatuma nzamura percentage y'abana nafata. Mumuhe amashyi. Ikindi kandi noneho warutangije, hariho abanywa ibiyobyabwenge n'abandi, wabafasha iki? Aba ni babana bava mu ishuri ku bushake, kubera ko baba bararuwe n'ibyo hanze, kubera ko nyine baba babona iby'ishuri nta kamaro. Umwana ari mu ishuri ari concentré, bamwitayeho n'ababyeyi bamwitayeho bamushigikiye, ndumva ataje amwira haryo hanze. Kuko umubyeyi nakubwira ngo va mu ishuri uje hanze, azaba akuraruye. Uzaba ugiye hanze uzahura na byinshi, uzahura n'ibindi bitandukanye. Ariko umubyeyi mbere na mbere naguha uburere, aribwo nahereyeho. Uburezi nabwo akabuguha, ndumva umwana w'umunyamurenge azagira umuco. Abari mu biyobyabwenge ni ukubakorera ubuvugizi, nyine tukabaganiriza mu biganiro bigiye bitandukanye, kasarani bagahura, bagahura, noneho ukabaganiriza ukavuga ko ingaruka zabyo n'ibibi biva mu biyobyabwenge. Reka mbanze ngushimire, reka ndangize mpeze Diane nawe akubaze. Urabona twese turashaka kubaza kubera ko uri muradushimisha cyane. Ndabanza ngushimire rwose Sabine, ndagira ngo nsabe public guheza amashi. Muranyemeza.
kandi n'abandi bimwe bemeza kandi ufite icyizere uratanga icyizere. Reka duhanze tuheze Diane araza kubaza nyuma reka mbere kuri metre akubaze nyuma tuheze Diane ijambo. Arakoze Diane rwose n'umukobwa Sabine sorry. Umukobwa urimo asubiza neza kandi afite projet isobanutse mu by'ukuri tudakabije watsinze ufite amanota menshi kandi wayakoreye kuko urimo urasubiza neza kandi ukavuga udafite complexe n'ijwi rihagije ryiza yumvikana ku bantu bose. Rero reka nkubaze akabazo gato hano mu bijyanye n'umuco w'abanyamurenge. Iyo bavuze indongoranyo baba bavuze iki? Usobanura ikintu bita indongoranyo mu buryo bwuzuye kugira ngo amanota uyuzuze nk'uko wujuje ibindi. Urakoze. Murakoze cyane. Ngiye cyo mfata indongoranyo ni ubungubu basigaye bakoresha amafaranga. Nta kibazo. Ibinka y'amafaranga. Indongoranyo ni definise neza. Indongoranyo ubundi byabaga nk'umuco wa ruguru byabaga ari za nka baje gukwa umukobwa baje kumusaba kugira ngo ni nk'ishimwe ku mubyeyi ko yareze umwana we, so kiba kije ari nk'igihembo baje guhereza umubyeyi kugira nyine babashe gutwara wa mukobwa. Nizo ndongoranyo nyine zigakurikirana n'ibikoresho bisanzwe. Umukomera amashyi. Arakoze cyane. Reka twaze ikibazo kimwe cya geography na histoire kugira ngo twumve nimba n'ubumenyi busanga ufite. Okay, Sabine ngewe nagumye ngira amatsiko yo kubaza ibintu byinshi, wenda bakubajije ibibazo byinshi kandi wabishubije neza pe, ariko nagize amatsiko yo kubaza gutya. Ese Sabine ubundi wakuze umva uzabiki? Tuvuge kuri uyu mwana kuravuga ngo ngewe numva nzabiki. Wakuze wumva uzabiki? Nakoze cyane. Nakuze numva nzaba umusirikare ariko inzozi zanjye ntizaba big cyane kuko ndahise nkomeza niga ibijyanye n'amashanyarazi ariko nkumva nyine nshaka gukora ibintu bikomeye kuko ibintu by'amashanyarazi byari abantu ibintu by'abahungu ibintu bisaba imbaraga ariko ngiye nkumva nakiga ikintu gifite imbaraga. Icyo nyine nicyo mpamvu ubaze icyo wowe wumva. Nje numvaga nta umusirikare ariko ntibyamuha. Nagize amatsiko yo kukubaza icyo kibazo kubera ko nabonye usa n'umuntu wagerageje gusoma cyane. Okay, ikindi kibazo nagira ngo nkubaze, uzi komine Minembwe? Simvuge kuba warahageze cyangwa se kuba warahabaye, ndakubaza uza wumva bavuga komine Minembwe? No, ninde wabaye umuyobozi wa komine Minembwe? Ninde ministre w'umunyamurenge uri muri guverinoma ubu ngubu? Ntabyose. Ninde mugore uyoboye igihugu kimwe muri East Africa? East Africa. Bino bihugu bya East Africa kiyobowe n'umugore ari president. Nari mvuze ikibazo cya East Africa, umugore umwe uyoboye East Africa ninde? Yitwa nde? Yes. Naona publike yishimye cyane uburyo wasubije. Hari ibyo watsinzwe, hari n'ibyo wamenye, ariko turagushimiye n'ukuri. Reka ngewe nyine ndumva nk'uyoboye iyi team hari byinshi wasubije kandi byashimishije. Ndagira ngo publike guheza amashi kandi usubire mu mwanya wawe.